Yes, twongera kubaha ikaze nk'ibisanzwe kuri iyi channel aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina rya Gloria. Izina Gloria ni izina rifite inkomoko mu Kilatini, rikaba rikomoka ku ijambo Gloria risobanura ikuzo cyangwa se ubwiza cyangwa se icyubahiro. Ubusobanuro bw'ingenzi kuri izina rya Gloria. Gloria bisobanura ikuzo n'icyubahiro, bikaba bivuga umuntu uheshwa ishema cyangwa se uhesha ishema abandi icyubahiro, cyangwa se umuntu ugaragaza ubwiza bw'Imana n'ubugingo. Mu buryo bwimbitse, izina Gloria rifatwa nk'irigaragaza umuntu ukurikira. Izina Gloria rigaragaza umuntu ufite umucyo mu buzima, umuntu urangwa n'ibyiza, kandi umuntu uhoza abandi ku mutima binyuze mu buhanga, urukundo ndetse n'imico ye myiza. Mu byanditse byera cyangwa se Bibiliya, izina Gloria rikoreshwa cyane mu mvugo nka Gloria in excelsis Dio, bisobanura ikuzo ni Imana yo mu ijuru. Ni izina rifite umwuka w'icyubahiro n'umugisha. Noneho abantu bitwa ba Gloria baba barangwa n'ibi bintu bikurikira: baba bafite ubwitonzi, ubwenge n'imyitwarire myiza. Ni abanyamahoro kandi bakunda ibintu bitunganye. Akenshi baba bafite impano y'ijwi, ubuhanzi cyangwa se ubuyobozi muri bo. Ikindi wamenya mu muco nyarwanda, Gloria yumvikana nk'ikuzo cyangwa se urangwa n'icyubahiro n'agaciro kenshi ahari. Ni izina ryerekana umuntu uhesha umuryango we ndetse n'igihugu cye muri rusange ishema. Akaba rero ari aha dusoreje. Wowe utarakanda subscribe wayikanda, wowe utarakanda like ukayikanda, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Turabakunda neza cyane.